Reka twongere tuguhe ikaze wowe udahwema kudukurikirana hano ku Muhigo TV. Wowe uri kutureba warakanze subscribe, Imana niguha umugisha. Nawe uri kutureba utarayikanda, igihe ni iki ngiki ngo uyikande. Aha ngaha nta kindi kituzanye no kukubwira update ziba zimaze kugezwaho ubu ngubu, nuko nkuko mumaze mubibona hashize igihe ku mbuga nkoranyambaga haca ibihuha by'uko Mineduc yaba yasohoye amanota, abantu bagenda babeshya, ariko ubu ngubu Mineduc imaze gutangaza igihe izatangariza amanota y'abakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye. Nk'uko Mineduc yabitangaje ibinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter, imaze kubitangaza yanditse ngo Mineduc iramenyesha abanyeshuri, ababyeyi n'abaturarwanda muri rusange kwizatangaza amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri yisumbuye, ari wo mwaka wa gatandatu n'uwa gatatu w'amashuri nderabarezi, ndetse n'uwa gatanu cyangwa level 5 w'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 2021. Azaba ari isaha y'isa 8, akaba ariho REB yatangaje ko izasohora amanota, akazaba ari ku munsi wo kuwa mbere. So reka tukwifurize wowe intsinzi, wakoze ikizamini, wowe utegereje amanota yawe, kandi wibuke gukanda subscribe kugira ngo ubone update ziba zigezweho.